The Crossbow ni ikinamico yanditswe n'umunyamerika Arthur Miller mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itanu na gatatu. Ishingiye ku mateka yabayeho mu gihumbi magana atandatu mirongo icyenda na kabiri mu mujyi wa Salem muri Massachusetts, aho abaturage benshi bashinjwaga amarozi kandi bamwe bakanakatirwa urw'urupfu. Nubwo ikinamico igaruka kuri ibyo bihe bya kera, Arthur Miller yayanditse agereranya n'igihe cy'ubutegetsi bwa Senateri Joseph M. Sita, aho abantu benshi bashinjwaga kuba abakomunisiti nta bimenyetso bifatika bafite. Gutangira uko ayo makimbirane yatangiye ate? Ikinamico itangira mu rugo rwa Reverend Paris, aho umukobwa we Betty aryamye nk'uwapfuye yaguye muri koma. Abantu batangiye kuvuga ko ari amarozi. Abigail William, umukobwa w'imfubyi uba kwa Paris, yabonwe n'abandi bana bari kubyina mu ishyamba hamwe n'umugaragu w'umwirabura witwa Tito. Paris ahangayikishijwe n'uko iyi nkuru ishobora kumusenyera izina. Abigail ahakana ko bakoraga amarozi, ariko yaje kwemera ko hari abantu baroga muri ako gace. Agiti ya kabiri, amakuru arushaho gucicikana, abantu benshi bakayamenya. John Proctor, umugabo w'umukire, agerageza kuburizamo ibi birego. Yigeze guca inyuma umugore we Elizabeth aryamana na Abigail. Abigail aracyamukunda kandi ashaka ko Elizabeth afungwa. Elizabeth arafungwa ashinjwa kuroga. Proctor atangira kurwana intambara yo kugaragaza ko Abigail abeshya, ariko nta bimenyetso bifatika afite. Agiti ya gatatu, urukiko n'ukuri kwanga kumva. John Proctor ajyana Mary Warren, umwe mu bana bigeze kujyana mu ishyamba na Abigail, mu rukiko yisobanura ko byose bari babakinnye cyangwa byari ibinyoma. Ariko Abigail akina ku marangamutima, ahimba ibintu bikomeye ku buryo urukiko rubyemera. Mary Warren atakamba, arongera ahindura ubuhamya, asubira mu kinyoma. John Proctor yivamo, yemera icyaha cyo gusambana na Abigail, ashaka kugaragaza ko ari umunyabwoba ushaka kwihorera. Abigail ahakana byose. Proctor nawe arafungwa. Urupfu rw'intwari. Mu gace k'iyi kinamico abantu benshi barafunzwe, bamwe baricwa. Reverend Harry wari ushinzwe ibi byose yaje kubona ko byari ibinyoma, atangira kubisabira imbabazi, ashishikariza Proctor kwemera icyaha ngo akizwe yihane. Proctor aratekereza ariko aranga guhindura ikinyoma kugira ngo abone ubuzima. Ahitamo gupfa aho guhimba ibinyoma, asiga isura ye n'icyubahiro bibungabunzwe. Ikinamico irangira n'urupfu rwe n'urw'abandi benshi bashinjwaga amarozi. Abakinnyi bari muri iyi kinamico ni abari harimo John Proctor, umugabo wubashywe ariko wakoze icyaha cyo guca inyuma umugore we. Niwe ugaragaza ubutwari bwo kurwanya ikinyoma. Abigail William, umukobwa w'umunyabinyoma uzwiho gushukana, wateje umuvurungano mu mudugudu kugira ngo yihorere kuri Elizabeth Proctor. Elizabeth Proctor ni umugore wa John Proctor, urangwa n'ubupfura n'ubwiyoroshye, ariko akaba yararangije kwiyumvisha ko umugabo we yamuciye inyuma. Nubwo ibi rwose yabikoze, ntibyamubujije kumubabarira. Undi mukinankuru ni Reverend Paris, umupadiri w'umunyakinyoma witaho izina rye kurusha ubutabera. Abashaka ko izina rye ryubahwa, ariko ubutabera ntabwiteho cyane. Niwe utangiza ubushinjacyaha. Reverend Harry ni inzobere mu bijyanye n'amadayimoni, utangira ashinja abantu benshi. Ubushinjacyaha niwe wabuyoboye, ariko nyuma akihana akamenya ukuri. Iyo amaze kumenya ukuri arigaya rwose. Mary Warren ni umukobwa woroshye kandi udafata icyemezo gihamye, uhindagurika hagati y'ukuri n'iterabwoba rya Abigail. Tituba ni umugaragu w'umwirabura wo mu rugo rwa John Proctor. Tituba ni umugaragu wo muri Barbados,
yahatirijwe kwemera ko ari umurozi, bityo bituma abandi bose batangira gushinjanya. Judge Danforth ni umucamanza mukuru w'urubanza, ntajya ahindura icyemezo cye, ashyira imbere icyubahiro cy'urukiko aho gushyira imbere ukuri. Gilroy ni umusaza w'intwari, apfa ahakana ibinyoma, yemera guhatwa kugeza apfuye ariko atavuze izina ry'umuntu. Arakubitwa, akagirirwa nabi, ariko akirinda kugira izina ry'umuntu ashyira mu kaga. Imyitwarire y'abo bakinamo bose tumaze kubona. Turahera ku myitwarire ya John Proctor. Ni intwari n'icyitegererezo cy'ukuri. John Proctor ni umuntu w'umunyangamugayo ndetse waranzwe n'ukuri, ariko wigeze kubeshya. Nubwo yacumuye, yerekana ko kwicuza no kwihana bifite agaciro. Ni icyitegererezo cy'abantu bahitamo gupfa ariko batamenye kubeshya. Umurage asiga ni uguhitamo ukuri nubwo kubabaza. Abigail William, imbaraga z'ishyari n'ikinyoma. Abigail William ni ikimenyetso cy'ukuntu abantu bashobora guhindura ibinyoma ukuri iyo bafashijwe n'ubutegetsi budashishoza. Ishyari, kwihorera no gushaka ubutegetsi nibyo bituma atanga ibirego. Arashukana, afite ubushobozi bwo guhindura abantu ibikoresho bye. Elizabeth Proctor, ukwiyoroshya n'imbabazi. Elizabeth Proctor arangwa n'ubwitonzi n'ubupfura, nubwo umugabo we yamuciye inyuma aramubabarira. Arangwa no kutivanga cyane mu makimbirane, ariko ijwi rye ry'ukuri riza rikenewe. Ni ishusho y'umugore w'intangarugero. Revera Paris, ubwirasi n'ubukire, ubwikunde nibyo bimuranga. Paris aharanira izina rye n'icyubahiro mu bantu. Nta mpuhwe agaragaza ku muryango we cyangwa se ku bandi bantu bamukikije. Ni icyitegererezo cy'abayobozi b'amadini bashya bashyira imbere inyungu zabo aho gushyira imbere ineza n'ukuri. Revera Harry, kwicuza no guhinduka. Revera Harry atangira ari umunyakuri wize cyane mu by'amadayimoni, ariko uko ibintu bigenda birushaho kujya mu buryo budasobanutse, agenda abona ko atari byo bigenda uko yabitekerezaga. Amaherezo yicuza uruhare rwe, akagerageza gutabara abarengana. Mary Warren ni inyangamugayo ariko udafite imbaraga, yemera ukuri ariko akabura ubutwari bwo kubugaragaza no kuguhagararaho. Abantu nkawe nibo benshi muri ubu buzima busanzwe, bashobora kuba abere ariko batigeze bagateza akaga kubera kubura icyerekezo ndetse n'imbaraga. John Danforth, ubwibone bwa leta. Danforth ahagarariye imbaraga za leta zidashishoza. Yanga kwemera ko yibeshye kugira ngo hatangirika icyubahiro cye ndetse n'icy'urukiko. Ni urugero rw'ukuntu ubutabera bushobora kuba bubi iyo bushingiye ku myumvire y'icyubahiro aho gushingira ku kuri. Gilroy, intwari y'ukuri. Gilroy ni umukambwe w'intwari utabura gutera urwenya ariko ugira umutima ukomeye. Agerageza gukiza abandi baturage ariko agahitamo gupfa aho kugira ngo avuge ibinyoma. Ijambo rye risiga rizwi cyane, riba rifite agaciro kenshi. The Crucible ni ikinamico igaruka ku ngaruka z'ibirego bidafite ishingiro, iterabwoba ryubakiye ku binyoma n'ubutegetsi bushingiye ku bwikunde bushyira abantu hasi ndetse bugahangana n'ukuri. Ubutwari bwo guhagarara ku byo wemera ndetse n'akaga ko kwemera ko abandi bapfa kubera ibinyoma by'abake. Asamira yifashishije amateka ya Yerusalemu ariko atanga ubutumwa bujyanye n'isi yose n'igihe icyo ari cyo cyose. Warakoze gukurikira kino kiganiro, ndagushimiye. Nagusabaga gukanda subscribe, share na comment kugira ngo ibiganiro byahazaza bizakugeraho mu ba mbere, kandi ushobora no kutubwira ikindi wumva twagarukaho muri iki